nitabye RIB. Byagenze biti? Kumaje ikibazo gikomeye numvaga ntago naje expecting. Oya narabimenye ndavuga nzabaza kamarade. Barahamagaye barambwira uri umunyamakuru wa Kweli Times, ndavuga yego witwa kamarade uryo ndamita ntitira. Ndavuga ni karabaye. Barahamagana ndavuga ni se nakoze iki. Ndavuga ni rero mureke nzaze kuwa mbere, barambwira ati no uraza. Mpita mpamagara mu cameraman wanjye ndamubwira mande baramamagaye kuri RIB ati yampaye ngabigenze gutese, barambwira ati ni kuri ukweri ibikinda, ndagenda nditaba. Ngezeyo nawe straight wese oya bamamagaye ndi kuri Great Hotel hano mu Kiyovu, nahise nambuka akamoto, nahise mfata akabike njyayo. Ndavuga ni nago ntaha buriya rero abanyarwanda batinya iriya koro iyo bagombaga ngo ni kuri RIB itawinyarira. Ngezeyo barambwira bite ni byiza ni kamarade yego turagukurikirana n'ubundi dukunda ibiganiro ukora turagufana none se umeze ute, batangira kuganiriza jamaranyoroshya rwose ashyiramo indirimbo za gospel. Ndavuga ni karabaye mugeza cyane bari umusaza. Ndavuga ni karabaye ambwira ati none se kamarade ati bimeze biti. Buriya rero nta muntu utajya ugira ubwoba bwo gufunga. Urumva mfite ya case nari narafungiwe ya telefone, naraburanye nzasomerwa ku tariki 16 kwa gatanu. Ese burya nibwo yarangiye zo naraburanye nzasomerwa ku tariki 16. Ese mbwa se none se ya dossier hari ukuntu yabigiye kongereka abanshyashya, hari ibindi bintu byiyongereyemo se. Barambwira bati rero tujya ngo tuganire ku kibazo iki n'iki n'iki, ariko icyo gihe baranambwira bati ntago turi buguhanira icyaha cya Dynamic ko nago kiyakora. No kuri Dynamic babahamagaye aho nga bahise bajya kwica no bahita barebaho nimero za Okimu baramuhamagara. Ndimo aho ngaho mu cyumba barambwira bati uriya mukobwa yakoze akora ibintu by'urukozasoni. Iyo umuntu avuze yuko abanyarwanda bose turi indaya, abanyarwanda bose ni bande? Uwitwa Diane yarongowe n'aba star 4 mu ijoro rimwe, selection umwe avaho undajyaho. Icyo gihe Diane ntago yarazi ngo ninde wanteye inda, kuko amakuru mfite umuntu witwa Diane yaje kwegera umuntu witwa Amaji the Black. Umukobwa akimara kubona ko yatewe inda yaryamanye n'abasore 4 batandukanye, bose ni abastari. Wibuke yuko banamurongoreye muri studio. Ese burya ntago bigeze bajya muri lodge. Azi ko ari nko mu kavumo k'umuntu muri studio nibo babirangije bose, umwe avaho ndajya. Urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension, wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse. Urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye. Ugira ibibazo by'impyiko, diabete cyangwa igifu cyarakurembeje. Hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Herbal. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda. Bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera. Inkomoko y'izina Healing Herbal. Africa Healing Herbal ni abahanga muri izi ndwara, ariko igitangaje nuko ibijyanye n'ikiguzi ubibazwa ari uko wakize burundu. Igihe cyose bataramara kuvura indwara urwaye ntacyo bawishyura kugera ukize. Bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo y'ibanga. Uretse nibi kandi nabajyanama bazobereye iby'ubuzima. Niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane, muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe. Bakorera muri East Africa yose, kandi aho waba uri hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nk'ako guhumbya. Bahamagare kuri 0788 83 26 68. Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose. Twizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi nongeye kubana na Faxman Kamarade original. Iyo uvuze Faxman ntushyireho original, ubyishe OG kabisa. Faxman OG. Ubwo OG no kubera iki? Ryaturutse hari umuntu wasanga ejo brand ariko ntukayikerense, reba ukuntu uyifata. Nzi kwifata neza uko mbona. Brand igifata utayirebesha hasi. Urumva hari ukuntu ejo hazaza umuntu akita ngo ni Fax. Yongera rero ka ariko hariho Fax rapper.
Fax Fax Rapper. ni nawe wabanje. Yego rero ni kugira ngo bantandukanye nabo bose kandi nkaba ndi original ndi umwimerere original ishishuye kandi tuvumbuye ko Fax Rapper ari wabanje uzi ko iryo zina ariko ndimaranye imyaka 20 sure ku muhanda bararize cyane bararizi okay Faxman original andi makuru se makuru ni fresh ndashima Imana umwe mu basore baba bakeye kabisa umwe mu bapapa bahora ku micyo nagira ubuntu bwo kwisobanukirwa menya yuko Kristo agira neza ntange ndavuga ndinde niba Kristo agira neza akaba yarangiriye neza gute ngiye ntambara neza ntiyitaho ibintu bitatu abantu banziho kuva kera ndi umwe mu bantu bagira inshuti nyinshi yego bazi gukireye ubushuti ikindi kintu abantu banziho ni ukwiyitaho nzi kwambara kandi kwambara bijyanye naho ugiye hari imyambaro yo muri mariage hari imyambaro wambara ugiye gusenga uri kumva nk'ubu ngubu ni gake najya gusenga nambaye gutya uzi ukuntu mpita mbigenza ushobora guhita nkuramo iyi karuvati nkasigara nkadegaja tu shyiraho agakote cyangwa nkambara ishati sinyitebeze nkayizinga amaboko nkayigeza nkaha n'agatise keza n'urukweto rwiza kugira ngo urukweto mba nambaye abasore basigaye baramenye gukabya pe nyine uba ugomba udakabya se none se kamarade naje gusanga yuko hari ikintu abakongomani baturusha niba narakabya urukweto akakubwira uburyo ki yaruguze mu Butaliyani ngishati nari ndi kumwe na Macron ngarayigura ngo wenda mvuga kanyigure mutipe naramubwiye da nicyo nzi cyo nawe ari kugenda yerekana ukuntu babatayeho iyi saha wabimenye kuje kuri brand irenze muri Abani ahantu fresh usibye ko reka nkubwize ukuri nkora ibiganiro ku macano menshi atandukanye nkunda kamera yawe bitabakunje njana nayirota umujama yarambwiye ngo se kamarade ngo ko numvishe ngo ushaka gutangira ibintu byawe ugakora cano yawe ntambwe ati nanjye mfite cano yanje ati rero ndashaka kugurira kamera ntambwe ati ugomba kungurira kamera imeze nk'iya Jara arambwe ati se ndamenya yitwa ngo ntabwo wowe uyishake niba hari ikintu nkunda kuri iyi mihanda nkunda kamera yawe ikindi kintu nkakunda uburyo uri professional kabisa professional urumva uri professionnel ibintu donc ibiganiro byawe nkunda kuri ibiganiro kwa n'umugabo witwa Karegeya waramunkundishije man uramutipe n'umuhanga cyane umuhanga we yaba politike yayikubwiraho yaba ashobora ko yavuga n'urubuga rw'imikino ni umupapa ni nararibonye urumva ubuzima busanzwe uramubwira agatera imetero bamwe mu bantu ujye hostinga uriya mutipe Karegeya uzamubwire ngo ndi umufana we kabisa ariko nawe ugomba kugura iyi brand yashaje brand yashaje nayibonye ufite team mugendana y'umuntu witwa Pizzo ushobora kuba mukunda amafaranga kugira ngo asohoke amafaranga uzi Pizzo Max TV Max yarasibama yose hagasigaraho X gusa TV ko bwase kasiye wambabariye wo kabyara we ugasha kari 10,000 waguze brand ngo shango mwana ngo ubukene ngo bumeze niwe muntu ngo ujya kuri station akava mu modoka kugira ngo arebe ko bayuzuza kasiye izo kabisa hari ndamusuje turashinjwa kugira impiri mu mufuka no Pizzo ashobora kuba ashaka kugura nka telefone akajya ku iposta ibyumweru 4 agabanyisha se areba ngo yarayishimye ariko akigabanyisha ngo ndaza kubaza ariko se ngo ubu ngiyi OG ngo ni Nyamerika ngo battery akagenda ejo akagaruka ngo none ngo bambwiye ngo iPhone ngo umuntu areba battery ngo nifite 100% akagenda ariko bakagira amakenga umusaza ntago wamuri kugira ngo ajye kugura arakubwira turama fagitire Pizzo
muri ayo mafaranga aguhaye urugero rwiza muri ayo mafaranga aguhaye atanga kubwira ati noneho tugenda ujye kunguriramo n'ibiryo shapizo ndagukunda kabisa ndagusuhuje ahuri noneho umuntu witwa Jarasi nawe ngebana gajya mu kabari umuntu witwa Jarasi nawe ngajya mu kabari nta faranga ajyanye no kuri mahora kintu kire so kamara nyemerera rero twanzike cyangwa se tujye mu kiganiro neza nyirizina unyemere mpere inyuma gato yego reka mpere inyuma gatoya iki ndaje ishinga ndibuze kukubazaho ndakizaho nyuma ariko reka mguhereho ubwawe mu minsi ishize namenye ko witabye RIB nitabye RIB byagenze biti kumaje ikibazo gikomeye numvaga ntabwo na expectinga oya narabimenye ndavuga nzabaza kamarade barampamagaye barambwira ngo uri kamarade yego uri umunyamakuru wa Ukweli Times yego ngiye no kuvuga ikintu gikomeye naye navuga handi ubu ntabwo nyikorera kuri Ukweli Time okay ndi umushomeri so barampamagaye barambwira uri umunyamakuru wa Ukweli Times ndavuga yego witwa kamarade uricyo ndamita ntitira ndavuga ni karabaye icyo gihe rero nta cyaha nikekaga ahubwo nakekaga icyaha cyaba kiri kuri cano nakoreraga kuko urabizi Ukweli yibrandinze nka cano ikora iki politiki yego uravuga uti hashobora kuba habereye amabara nahise mvuga none mana yanjye ibintu ndabigira gutera ariko nanone nkagaruzwa agatima nuko nzi yuko umuntu witwa Mugabe Bob n'umwe mu bantu baza amategeko babahanga mu gusesengura politiki buri umuntu witwa Mugabe umuntu witwa Karegeya ni bamwe mu bahanga dufite mu gihugu bazi gusesengura politiki urabyemera baramagana avuga ni se nakoze iki ndavuga ni rero mureke nzaze kuwa mbere barambwira ati no uraza mpitamo amagaro mu cameraman wanyu baramubwira mande baramamagaye kuri RIB ati yampaye ngabigenze gutese barambwira ati ni kuri Ukweli ibikinda ndagenda nditaba ngezeyo nawe straight wese oya bamamagaye ndi kuri Great Hotel hano mu Kiyovu nahise nambuka akamoto nahise mfata akabike njyayo ndavuga ni nago ntaha buriya rero abanyarwanda batinya iriya koro iyo bagombaga ngo ni kuri RIB nita winyarira hari umuniga wanjye bahamagaye yasinze yaborewe inzoga zita zimushiramo nirazima ngezeyo barambwira bite ni byiza ni kamarade yego turagukurikirana n'ubundi dukunda ibiganiro ukora turagufana none se umeze ute batangira kuganiriza jamaranyoroshya rwose ashyiramo indirimbo za gospel ndavuga ni karabaye mugeza cyane numara umusaza ndavuga ni karabaye arambwira ati none se kamarade ati bimeze biti buriya rero nta muntu utajya ugira ubwoba bwo gufunga urumva mfite ya case nari narafungiwe ya telefone naraburanye nzasomerwa ku tariki 16 kwa gatanu ese burya nibwo yarangiye bivuze naraburanye nzasomerwa ku tariki 16 asambwa se none se ya dossier hari ukuntu yabigiye kongereka abanshyashya hari ibindi bintu byiyongereyemo se barambwira bati rero tujya ngo tuganire ku kibazo iki n'iki ariko ntabwo tugufunga ni ukukubaza RIB rwose headquarters isigaye ifite abantu beza bavuga neza kabisa aranyaturakitinga arambwira bite se aka kazi mukora ntabwo kabagora ndabimusobanura ndamubwira ni katugora kaba kagoye cyane ati rero hari ikiganiro wakoze kandi yarambaje umukobwa witwa Jackie uramuzi ndavuga yenda muzi Jackie nguyu wakasa mutwe ushyira ama video hanze ushyira amafoto hanze ushyira Rwanda yego ati rero uyu mukobwa mwakoranye ibiganiro bibiri hari n'ibindi bibiri mwakoranye kuri ugikora kuri Dynamic Show icyo gihe baranambwira bati ntago turi buguhanira icyaha cya Dynamic ko nago kiyakora no kuri Dynamic babahamagaye aho nga bahise bajya kwicano bahita barebaho nimero za Okimu baramuhamagara ndimo aho ngaho mu cyumba barambwira bati uriya mukobwa yakoze akora ibintu by'urukozasoni iyo umuntu avuze yuko abanyarwanda bose turi indaya abanyarwanda bose ni bande n'ibindi avuga imvugo nyandagazi
avuga ibintu mu mazina yabyo, imbwa mu mazina yabyo, akavuga ibitsina, akabivuga mu mazina, akavuga uburyo ki atari we wenyine usambana. Abanyarwanda bose basambana. Ati se iyo urebye uyu mukobwa hari inama bari kugira abanyarwanda cyangwa byargatwiko bambaza ibintu byinshi. Barangije barambwira ati rero twagusaba yuko musiba icyo kiganiro. Icyo kiganiro turagisiba, bangosha statement. Wow. Oh. Ayo makuru warayavanye. Narabimenye kuko baguhamagaye, hari undi muntu bahamagaye. Arambwira ati kamarade wagiye kwitaba. Twagiye turi benshi. Twagiye turi noneho Manibu. Big town ni Bakti yagiye yenda kwinyarira. Kwa kunda bwa n'ikinyarwanda. Ikinyarwanda kivanze n'icyongereza n'ikigande. Noneho marangije noneho. Atubona garukiye iki hano kwese. Uwitwa Big Man. Big Man yarambwiye ati wasanga nanjye Mutesi Jora nkozeho. Nta nubwo yabyemeraga ko ari Jackie. Yaravuga ati umujori utubuyandeze. Ati bya biganiro byanjye atubye. Ati se nanjye nandikire Jori musaba imbabazi. Ntabwo ni humura ngwiro ntari witabe. Ataramenya ko ikibazo ari Jackie. Ikibazo ari Jackie ariko barabisobanura kandi twumva nibyo. Hari abantu baza kuri social media bafite ubutumwa batanga. Uhostinze umuntu akavuga ibishego gusa. Ikintu nabonye social media yateye imbere. N'umwana asigaye afite telefone, televiziyo mu rugo, abantu basigaye bacuranga YouTube gusa. Ibaza umwana guplayinga akumva agakubitana na video nk'umuntu ari kuvuga ibintu by'ubusambanyi, by'uburyo yigurisha, ari proud yo kuba indaya, ari proud yo y'ibyo akora. Natwe rero nk'abantu b'abagabo tukamuha umwanya kibranding. So naga ari byiza. Ako kantu niko Ribu yakoze rwose bigomba gukemura. N'abandi babyumve tugomba gukora ibintu bifite akamaro. Ubwo mise numva impamvu numvise X-Large na Big Town muri rwa rutonde. X-Large ako Manibwe ntabwo bagombaga kumushyiramo. Yamukoresheje avuga uburyo ki yihaniye yakora amaplanka yo kwihana. Gusa yaramukoresheje nawe. Ariko content za Manibu nta kintu content ngewe Manibu rwose wayikorera comedy kamubwira. Manibu yikoreshereza yakamwana, akoresha kanyombya, akoresha nzovu, kandi ikintu kiryoshye ki wagira ngo naba content creator we bahoraho. Kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru akoresha fupi, agakoresha kanyombya, agakoresha nzovu nayaka. Abo bantu ngewe reka mbwizwe nge hari n'umuntu wanuka simbabari. Ubwo kanyombya yagutuka ngo wakiwerewerewe ukababara. Noneho ibyo nabyo ni ibyaha. Uziko hari ibintu dukora hano kuri social media tutazi ko ari ibyaha. Uziko mbwiye umuntu ngo wagicucuwe hano imbere ya kamera. Yego. Ari icyaha. Ni icyaha. Tukanira mu ruhame rwose amategeko bagomba kuhita bagufunga. So abantu bajyaga babikora rero byatubereye isomo. Byaga byakunda nimureke dukora ibintu bihesha societe nyarwanda agaciro, bihesha sura nziza abanyarwanda, aho kugira ngo twibranding nk'indaya, twibranding nk'abantu bakina porno. Ibyo akasa mutwe byadanje yarageze habi. Uziko yazaga muri studio akagira akajya kuraho ikariso akayishyira ku ruhande rumwe. Dose uramwana wewe wabashije kumuganiriza afite depression yatewe n'imiryango yaramwanze. Ntanabisobanuye kuri Ribu. Ariko ntago ari we wenyine imiryango yanze. Dufite abana benshi bagiye batabwa n'imiryango. Ubuse kuba data yarantaye ngende bihite bimpa uburenganzira bwo kwigira ikirana n'icyomanzi. Umuntu rega aravuka akabaho umuryango se ubundi ni inshingano ariko batazisohoje ntago erega ubundi reka ngusobanurire. Wowe ubwawe iyo wagize imyaka y'ubukure ugomba kwirwanaho kabisa. Nta nubwo ari ngombwa ibibazo wahuye nabyo ngo bikomeze bisinagaze bikugira imbata. Uba imbata y'ibibazo wahuye nabyo. Hari abantu baba bagomba guhangana n'ibibazo. Okay, hari n'abantu ubona wagira ngo baremewe ibibazo, bavukiye ibibazo. Wagira ngo Imana aravuga ati rero reka nkureme
uvukire mu bibazo kandi uzasazire mu bibazo. Gusa ikintu nshimira Imana nuko twe turi abantu twavukiye mu bibazo ariko turi ibisubizo by'imiryango yacu natwe ubwacu. Bro, navukiye mu muryango w'abakene ariko ntago bingira umukene mpaka nshaje. Ni impamvu zituma ubona mfite kano gasura, mfite fresheri imeze neza, nuko hari ahantu nibuka mvuga ati mpaka hari ubuzima bubi navukiye. Wankuye ku mushogoro. Njyewe urumva njyewe story yanjye utayizi, navutse data ari umupasteri afite amafaranga araduta. Nkuko kuduta ubwo ndabivunaguye biba ngombwa yuko ari njye ba responsable w'umuryango. Ndera barumuna banje na niwe wari mukuru. Yego. Muruko kurera barumuna banje na mama yari umuntu w'umutesorize aba mama b'abapasteri cyangwa abagore b'abapasteri bari abantu b'abatesi bibera mu gutekera abashyitsi no gukenyera ibitenge n'amasengesho nta bindi. Cyo gihe mama yari umuntu umeze nkaho nta cyerekezo afite ntaki. Imana rero iramfasha mb'umugabo njera ubuzima bw'abarumuna banje binatuma ntarangiza amashuri kubera kwitangira barumuna banje. Hanyuma njyewe ngende kwigira imbwa, ngende kwigira ikigori ku mihanda ngo nabaye mu buzima bubi, ngo natoraguye inyumu, ngo nogeje. Njyewe bigeze njyewe ubona hangaha bigeze kumfata banshyira mu isanduku barapfundikira ndapamera umwuka iyi sanduku bakinguramo. Urumva najyaga mu gacinjiro gushaka inkwi yamadeshine y'inkwiba yamadeshi y'imbaho batakoresheje bagize gute, bikaba na ngombwa yuko sometimes unayiba ukaba wakwibura ubaho ruzima. Ndabyumva baragufata twafataga imbaho ukaba wazi ukazigira umufungo wakuzura akagwa desi. Hari ahantu twazifataga rero ukazijyana. Nifite petit frère, mfite umu petit frère wanje nkunda witwa Baraka. Iyo murebye ndavuga jama twarwanya urugamba kabisa. Ahantu uri ubimenye ko ngukunda Baraka muri umuna wanje. Twarwananye urugamba yari petit frère wakajya gutoragura inyuma, njyewe nkajya gushaka inkwi, tukaza guhurira ahantu. Wakoreye angahe? Nakoreye 1000. Wowe wakoreye angahe? Nakoreye 500. Wakoreye 500 sawa, zana 800 akayazana, nanjye nkazana 500. Niba ari njye wakoreye make tukayahuriza hamwe tukajya mu isoko ry'agacinjiro tugahaha. Akabazi kari buhaha ubugari, njyewe nkahaha imboga. Cyangwa nje nkahaha ubugari wagahaha imboga. Urumva uwo muntu hari amahirwe, hari igihe yagakwiriye kugira cyo kuba igiwinini. Abantu twabaye mu buzima bubi tuba tugomba kuba ducanye ku maso. Ntago kubanyu baragutaye biguha uburenganzira bwo kubicyomanza no kubicyoye. No. Ugomba gufightinga ahubwo. Njyewe kangusobanurira. Hari abantu cyadura bakambwira ati bro, hari umumama wigeze kunsohora muri biro ye. Arambwira ngo Kamara uzabimuka. Ubwo namufuye iki? Utamfite ntagu. Urumva nagendanaga n'umwana we. Kandi uwo mwana yari mu bakiri. Eda yero uwo muntu yari na pasiteri yari mama pasiteri wanjye. Mbega imbuto yakwera. Ariko amenya yuko umuhungu wajyamo imyenda ajyamo amafaranga. Nari mbabaje icyo gihe ariko nzi kuririmba bya danje muri korali. None uwo mwana we akankunda akampa imyenda akagira noneho biza kugera aho mbona biramujennye. Ansanga muri biro ye. Rero nakundaga kujya muri biro yabo kuko icyo gihe najyaga muri biro yabo nkajya gusangira n'umwana we. Barakoranaga arabimenya asohora muri biro. Soka uzabimuka. Ikintu nshimira Imana rero turahura ejo bundi ndi kuri vora kabisa nambaye costume ya danje nshyashya wafunze isambusa. Narabyimbye ndabyimba none nkumva navuga no mu ndimi mani. Nambaye urukweto narufataga amasogisi none nkajya nzamuka kwakundi nyine uyu making show ko yabibonye mani. Urumva umuntu wavuga ngo uzabimbwa sibyo yarambonye ko Kamaranga Imana ishimwe ngo yo ngo wabaye umugabo. Ndamubwira yes nabaye umugabo sava umeze neza. Ako kanya rero ushatse wahita unabeshya. Uyo kanya rwose ufite uburenganzira bwo kuvuga ati njyewe ejo bundi muri Rwanda Day nabonye umuntu usa nawe niwe twari kumwe muri Rwanda Day.
man naramuye ndavuga ni cyo kuza ndaje nkwiryeho kabisa wallahi nakuragamo ikote nkasigara ni buruteri na karuvate nkongera nkambara ikote nkavuga ni igitego ndagitsinze nisha umuzimu kabisa ariko uzi yuko umuzimu waramwishe uzi umuntu utagufasha mu bihe agukeneyeho umukeneyeho kandi ubona ko ubwo bushobozi bufite mugahura ukiriho nazamuraga akaboro ko kwikote nkakazamura nkakareba avuga ni kwe nkuko kabisa nkareba ku isaha yari impeta akabona ni zahabu utanitaye ko yaba itari kugiye cyane itanakora abajama benshi ba Kigali burya abajama benshi ba Kigali benshi uzabona bambaye isaha nta n'umujuguri buye kandi no hari igihe usanga isaha yaragukoronije utava mu rugo yambaye utayambaye umeze ubusa cyane ibyo ntabwo uri kubeshya so ndamubona ndavuga ni kweri rero kuba warabayeho mu buzima bubi bro twebwe turi ibimenyetso by'uko Kristo agira neza turi ibihamya natwe bacu turabizi ko turi ibihamya niyo mpamvu tutagomba kugira umwanya na muto wo guta ku bidafite umumaro kubera yuko Satani akunda kudutegera byanga byakunda muri ya mateka twahuye nayo na bwa buzima bubi twahuye nabwo niyo mpamvu ngiye buri gihe niyo mfite ikibazo mama ndamukunda numwe mu bantu bazi kumenya iyo ndi mu bihe bibi niyo ndi mu bihe byiza mama kamarade ndamukunda we twarwananyisha kana mama tukajya twarwanyishaga ku buryo yageza akora ubuyedi akagikorera amatafari mama kamarade bikaba ngombwa yuko niga ku Kagugu niga muri primaire abana bari bazi ko ndi umubakire kandi ndi umukene nyakujya nari smart nabaga ntago ibyo bintu by'ubuzima bubi ntago nabizanaga ninjye muntu wambaraga urukweto rwiza bro nje na mama yapatanaga kuvomera chancy njewe nawe na petit frère Baraka akafata ka 15 nkafata injerekani ubaze niyo mpamvu nabaye mugufi natangiye kwikorera injerekani ndi muto mama akikorera injerekani nanjye nkikorera injerekani tukajya mu gishanga cya gacu hariya urabona hano igacuro bimuye abantu niyo twabaga harabubatse ke sociale kuya hano bubatse ke sociale hanga ndahabona hari ahantu bitaga Kabuhunde rero hari ishanga bitaga igishanga cya Kabuhunde aho hantu niho twavomaga tugatangira kuvoma saa 5 za nijoro tukarangiza saa 9 akaba aribwo tujuje nk'ingunguru nk'eshanu ziri bwirwe zikorera chancy bro mvuza amateka yanjye warira n'ubuzima bubi nabayemo niyo mpamvu rero iyo ndebye mama mu maso ndavuga ndi indwanyi kandi turi indwanyi none se nawe yambonye aravuga ati muhungu wanjye ndi nk'imwe buri fighter the faxman kubera yuko byageze aho nishyura barumuna banjye Imana intiza ubushobozi ndamwubakira data yadusize mu madeni y'inzu ubwo se zari inzu zangahe inzu cyo gihe yishyurwaga 15 kugira ngo ubibone 15 kugira ngo ubibone by'inzu byari danger duhura n'umukecuru witwa mama Kagozi nshimira yibuka wangu abuzi ko na Minerval ya 2 yabaga ari dani umva mama Kagozi aduteretera umuhungu we witwa Jean Pierre ni umutaximene ahangaha kuri la bonne adresse ndamukunda cyane yo murebye arongera kangarura mu bihe atugirira impuhwe aduha ikizu cyo kubamo tukibamo n'abarumuna banjye naki nabaye mu buzima ngewe ntazi ngo bafatira biroto umuntu gute bro kandi ndi umuhanga niga 3 mu cyumweru ikindi gihe ndi gushaka uburyo ki abana bari bubeho icyo gihe mama yagiye kuba umuyaya muri ke sociale bikaba ngombwa yuko ari ngewe urera abana urabize amafaranga y'abayaya babahemba guys icyo gihe babahembaga 4,500 gukora akazi ko mu rugo yagwemba 10,000 kabura umuherwe byageze aho ngaho ndabyuka hari umunsi nazibagirwa hari ibintu byari bigezweho kera mu gufata biroti bahamagaraga abana 10 ba mbere bakaza mu kibuga sinzi niba iyo generation warayizemo yego mwese barahamagara ikigo cyose mukajya mu kibuga bagahamagara P1 batanu ba mbere mukajya mu kibuga bro bigeze kumpamagara mu kibuga mbona abandi bana
bari kuza baje gufatirwa biroti n'abatantine babo ababyeyi babo babazaniye inyama ya urute icyo gihe hari hagezweho ibiraha ikiraha cyari ikintu cya danje na super deep baramamagara mutsinda Elize kamarade mu kibuga ngenda ndira ndizwa niki ndi kureba uburyo abana bari kubaha affection bari kubahobera ababyeyi babo bakaza njyewe mpagaze ndumwe mama ntiyigeze aza kumfatira biroti kubera iki yakuraga akazi katamwemerera kubona umwana kabisa hari biro tuba twarabayemo ibyo ngibyo byo kwigira ngo ibihararumbo ngo kwera ubuzima ngo abantu famille zaratwanze natwe ubuzima bwaratwanze kandi turabukunda bro dukomeze ikiganiro Jalas none se ko mbona ngira ngo ndagucanze man wagiye mu mateka ubu byancanze anyway nukwihangana kandi koko n'amasomo buriya ibyo cyo kiba ari amasomo kugira ngo abantu bumve ko umuntu atagomba kwitwaza ibihe ngo bari byo agira iturufu yuko ari victime kwa isi irimo byinshi buriya ubugomba kugira inshuti iyo ugize ikibazo nk'ubu ngewe mfite abajama nkunda mfite umutipe witwa Vicky muyoboke mwita ngo ni apotre prophète bishop ndetse n'uwitwa representant Minyati n'abagabo b'imfura iyo mfite ikibazo tambegera ntabwo nifite ikibazo kimwe bakangira inama rero abantu nk'ato twabaye muri ibyo bibazo ugomba kujya n'inshuti zawe zikumenya ziba zikuzi kabisa ndanabasuhuje kabisa Bishop Vicky na Minyati abagabo b'imfura cyane yambara ubapostinga cyane abagabo b'imfura ebana wabitse ijambo bakarimira ngo pi bashobora gufightingana nawe no muri bya bihe abandi bashobora kuba babona yuko uri nko mu makosa nta ruvugiro bo bashobora kukuremamo icyizere ukongera ukagira uruvugiro ndabakunda cyane Bishop Vicky na Minyati aho ni sawa tukomeze none se kamara abantu ko bagushinja kuba inkoma amashyi ya The Ben niba nawe warabyumvisha Imana ishimwe hari namamagara ngumva ngo none se ngo umuvugizi wa The Ben njyewe se ndi umuvugizi wa The Ben njyewe ndi umunyamakuru uri profession uvuga ibintu kabibona ubuse none ntabwo abonye inkuru iri kuvugwa kuri Melody ubuse mba mfite uburyo kimba ngomba kumva nkanavuga ibintu nkabisobanura iyo urebye n'urugero nk'ikibazo cya Melody binyereka yuko ari mu ntambwe nziza zo kwactinga nkuko nanjye nakwakitinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubyo gutuma ninjira mu bintu utarumbajije bigiyemo ntaribi nabonye urwandiko ariko wibuke kuri buze kunyumvisha ukuntu utari inkoma amashyi ya The Ben cyane ndabikumvisha iyo urebye urwandiko Diane yanditse warubonye ni umunyamategeko kabisa kandi usome oya narubonye wikuri urusoma nje naruzi yego n'abanyarwanda bararuzi Diane niba yararyamanye na Melody baryamaniye aho tutwe tutazi amutera inda ariko amakuru mfite nuko uriya mukobwa ntago yarazi ngo ninde wamuteye inda icyo gihe 2015 ni igihe abakobwa bibunzaga cyane ku basitari yego kiriya gihe hari abasitari benshi bateye abakobwa mada uwitwa Diplomate yateye inda uwitwa Sandra uwitwa Badrama ubu niho yihakanye yagabo ntago bazihakanye uwitwa Badrama yateye inda umukobwa witwa Sandra nawe ese uwitwa Rikrik uribuka ko yateye inda Pasi Rikrik ni umusaza umenya ari habiri icyo gihe yari inkundura y'abastari icyo gihe abakobwa rero babiririmbye ngo abafana tubatera amada cyane babyara imbyaro utabara cyane umukobwa kuba ari hafi ya Melody kuba ari hafi ya Majid Black aho naho niho warugeze yego kuba ari hafi y'umustari yumvaga ari ibintu bya danje icyo gihe amakuru avuga ko uwitwa Diane yarongowe n'abastari 4 mu ijoro rimwe selection umwe avaho undajyaho icyo gihe Diane ntago yarazi ngo ninde wanteye inda kuko amakuru mfite umuntu witwa Diane yaje kwegera umuntu witwa Majid Black
Amag the Black nawe yazagamo muri izo nkuru zuko nawe yaba yararyamanaga nande na Diana na Diana. Havugwagamo umuntu witwa Amag the Black, havugwagamo umuntu witwa Melody, hakavugwamo n'undi mu producer umwe ntari buvuge, ndetse n'uwitwa Faizo. Oya producer Fazo producer Faizo ndumva icyo gihe bataragenda. Fazo ahubwo yari inshuti ya Melody. Faizo ni umuproducer wa video. Uyo n'umwana mwiza nta kibazo. Fazo yari inshuti yande ya Melody ni wamukoraga indirimbo. Nje ndi Blues Melody Fazo urumva icyo gihe umuntu witwa Diane arongorwa selection, arongorwa n'abahungu bane mu ijoro rimwe. Reka mbabwire ibintu nanjye ndi Bruce aho ngaho ntago wayi niwe wabanje se cyo kibazo. Ese intanga zagiye muri we izaremye umwana n'izande niza Melody niza Amag the Black niza Fazo nizande ese ko dapima DNA wana. Icyo gihe reka mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Icyo gihe umukobwa ajya hagati y'ururimi akitarutse. Amag namubajije iyo interview ndabibuka, ndamubaza niko bivugwa ko mu gutuma Diana ashyira inda kuri Bruce Melody hari uruhare wabigizemo. Ati ngewe se aritarutse. Ukuntu byagenze, umukobwa akimara kubona ko yatewe inda yaryamanye n'abasore bane batandukanye, bose ni abastari. Wibuke yuko banamurongoreye muri studio. Ese burya ntabwo bigeze bajya muri lodge. Azi kari nko mu kavumo k'umuntu. Muri studio nibo babirangije bose. Umwe ava hunda ajya, umwe atera igitero kimwe, undi atera inyikirizo, umwe aririmba refre, undi ashaka hip hop rap. Amag the Black nawe avuga ati vaho njye. Nyibukije Riderman yirukana mu producer umwe mu bisomezi yasanze ari kwijajara. Oya abo simba avuga. Reka mabwire ibintu mutigeze mwumva n'ahandi basaza. Hanyuma rero icyo gihe Diane abwira Fazo aramubwira ati reka, abwira Amag aramubwira ati reka, abwira Melody aramubwira ati reka. Noneho umuntu witwa Amag the Black amakuru mfite ngo niwe wagiriye umuntu witwa Diane, aramubwira ati ibyo yarabihakanye ntabwo turi bubyemeze. Buretse gato ntabwo tubajije arabihakana. Nibiri ku mihanda yarabihakanye. Erega buriya ngira ubwite iyo hakaye dufata iyo version. Erega guhakana ntabwo bikuraho uko byavuzwe cyangwa abantu babizi. Aho yabwo nanyize ntabwo bikuraho uko byabaye. Ngo umuntu witwa Amag the Black yahise abwira umuntu witwa Diane aramubwira ati musaza urabona ko twese nta kintu turiho. Icyo gihe arimo kugira inama Diane, nta mafaranga dufite, Fazo aracyari kwiyubaka, ntabwo araba umuntu wa danje. Rero umuntu wakwituniraho bigakunda ni Melody. Icyo gihe Melody yari ari muri Guma Guma. Twibuke neza yuko muri icyo gihe Melody yari amajije gushwana na Rebo yitwaga Super Level. Urban Boys. Ndabyibuka rwose ari mu manza. Yari mu manza ngo zamugoza amafaranga, ngo amafaranga agomba kubasubiza ibintu nk'ibyo. Ndabyibuka rwose. Amakuru mfite Diana kimara kubimenya yahise avuga ati ongiriye inama musaza, shatse nakongera nkaguha n'indi ncuro. Eka buriya ngo umuntu wamenye katwiti ibana ngarabikora byadane ngabikora nk'isazi buri kanya komeretsa ababyeyi batwite yarakurakuje wasanga amajyaro ngiye agakurakuza ntawamenye. Icyo gihe rero amakuru mfite ngo nuko Urban Boys baba ari bamwe mu bantu bahaga amafaranga Diane yo kugira cyangwa Rebo Super Level nyine. Super Level yari Urban Boys. Super Swag cyane gatozi. Urban Boys yari itsinda. Super Level na yari Rebo kwayo ifite umuyobozi witwa Richard Nsengumuremyi, ari nawe wari ufitanye ibibazo na Melody. Ntabwo icyo gihe Super Level yari igizwe na Urban Boys. Urban Boys yari umutwe wa Super Level nyine, ariko yufatira ikintu cy'amategeko. Nta kibazo. Erega iyo turi kuvuga ibi bintu Urban Boys niyo yahaga amafaranga Diane cyangwa Super Level niyo yahaga amafaranga Diane. Reka tuba ariko tubivuga. Icyo gihe babikoreraga iki rero? Umuntu witwa Bruce Melody bari kumwe muri Guma Guma,
kandi muri Guma Guma muri Super Level harimo abantu babiri, harimo Urban Boys, harimo na Mico the Best. Batangaga amafaranga kugira ngo mu itangazamakuru bivugwe cyane, Melody avugwe cyane, hato igikomba aze kukibura nk'abantu bahanganye, ndetse n'icyo cyasha nawe urabyumva agiye n'ipfundo, harimo no gutakaza equilibre. Yego icyo gihe mugore uza Melody show yabaga arimo cyane baramutegeraga bakamuzana bakamubwira ati uzana umwana kuri umuzanire kuri stage, uze kuri stage uhereze Melody umwana. Mana yaye urumva Melody arangije akora iki? Abindwanya. Ubu imyaka hafi 9 ishize, ubu Diane nibwo yibutse ko akeneye indezo. Icyo gihe turabyuka ukuntu byagenze. Indezo sararera ni kibazo. Ubundi umuntu ahinduka umubyeyi aruka akora iki? Arukarera. Umuntu yakindezo aruka ari kurera. Icyo gihe Diane yabyaye umwana, ibintu tubwiye kuri Melody bitagiye kuyireka ko ushaka kuba utari inkoma amashida. Kukurikirana byose. Njyewe ntabwo ndi inkoma amashi bro. Hari abantu bambwiye ngo Melody ngo ni muhura. Uganda urashyira ifoto my bro. Twabonye we na Debe ntiye wana umugizi wagira ngo ni umuvandimwe. Oya we Jimmy Muyumbu. Reka nkubwize. Oya ngo uri pare we. Jimmy Muyumbu sha. Ako reka nkubwire Jalas siga ukunda abakiri. Ako so udakunza abakire wakunda ndi. Akiraho gukira atari kunkunda, bagire ko mutankunda. Ukire tumenyane. Uzi nk'umugabo witwa Jimmy Muyumbu. Kuvugana gusa ahita gukubita amayinite y'ibihumbi 500. Uzi umugabo muvugana ahita avuga ngo nkugura amayinite wareba ugahita ubona ni 5 n'amazero. Jimmy wamaka nimero kese. Jimmy bivugwa yuko yatwerereye the Ben ibihumbi 120 $100 bro. Jimmy Muyumbu abakisha nanjye nkunda abakire Jimmy Muyumbu noneho uzikira umukundira $120 bro. Ndemeye noneho buriya Jimmy ni n'umuhanzi, abantu ntabwo babizi ko ari umuhanzi wa gospel. Ese burya ariko nyambiboro tushyira no umudivantiste umunsi wa 7 wubahiriza isabato w'umwana mwiza utanga amafaranga. Jimmy ntabwo reka kumvugisha. Bamwita ngo ni Jimmy, hari akazina bamutazira urakazi? Yitwa manager. Ariko nagari manager. Jimmy Muyumbu ni manager muri Amerika. Abantu iyo uvuze Jimmy Muyumbu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bro, niwe boss wa China Nina, niwe boss wa Shafi Dabana nawe baby bana. Niwe boss wa Shafi cyane, ni boss wa Babadirama, ni boss wa Bagasuku, ni boss wa Debe. Andi bavuga ko Gasuku gayere ngo agakanda Gasuku ni ikirumira habiri arya hose. Urebye iriya nda yajya bibingana iki? Yabe wo gusebanya nyaboneka. Jeskizo amipanga. Urumva rero nawe uri burisa aho ngaho rwose waduta. Melody arabireba waduta pe. Uzaho hano wahita wiyanga. Noneho ahantu na confirma yuko Melody nta kintu agomba guhereza Diane kubyara ntago bikugira umubyeyi gusa ahubwo kurera. Icyo gihe umuntu witwa Diane yataye umwana hano Igikondo yigira Igisenyi mu Buraya. Umunyamakuru umwe ajya gukora inkuru y'uburyo ki uwo mwana wa Melody yabayeho guti. Agezeyo yari inkuru ishyushye, ibyo birazwe. Agezeyo asanga umwana ari wenyine mu nzu, abana n'abaturanyi nk'aba ari bo bamurera. Ushize Karegeya yamwise umujandarume, abantu bajya ngo ni injiji kandi yari babivuga bishaka. Ntabwo umunyamakuru ntabwo akunda ko ibyo bintu byazagaruka ku buryo umwana yazagiriye aduta akabimenya. Ariko turamuzi, ariko nyine mu nyungu z'umwana mu burenganzira bw'umwana. Yego ni nabyiza. Urumva ko uwo mugira neza, uwo mujandarume ni umwana mwiza cyane rwose. Abona ubuzima umwana bari kwitwa Bruce Melody abayemo, ajya ku mudugudu arabwa ati nimumbabarire munsinyire yuko umwana mutwaye kuko ndabona abayeho mu buzima bubi, mama we yaramutaye. Iyo rero uvuze gutyo muri leta, ikintu nkundira leta yacu rwose, banashishikariza abantu kwa adopta abana
niba wifite fata umwana umurere nta ribi. Hari n'akantu bavuga ngo fata umwana wese nk'iki nk'uwawe. Uwo munyamakuru agira amahirwe baramwandikira mu gitondo afata feri ya mbere ajya Gisenyi aho Diane yakoreraga akazi kadafite ubwishingizi. Aramubwira ati umwana wawe wamumpaye ati worose wabyutse kaga ati mutwari byo bwabyo bikwereka ko tefebre za Diane ni muntu ki deje ubuhararumbo yabwerekanye. Ariko nawe urumva yaramaze kuraburiza abuze umuntu uzamufasha. None se niwe mukobwa wa mbere waba utewe inda akipevera umwana akamurera wenyine yashaka agakora n'ubwo nako kazi kadafite ubwishingizi hari akagakora ari we agakorera. Icyo gihe uwo munyamakuru umwana baramumuha, umwana abayeho neza, ameze neza pe. Amakuru mfite nganiga no ku kigo cyiza yiga mu bigo rwose bimwe mu kigo umunyarwanda wese avuga ati umwana wanjye yakwiganga cy'inzozi za buri munyarwanda wese wabyaye aba yumva yajyana umwana we muri Green Hills, aba yumva yajyana umwana we muri Riviera, aba yumva yajyana umwana we muri ubwo ndimo kwamamaza ibigo byiza bya danger, aba yumva yakwamamaza. None se ugira ngo kwiga muri école primaire do Kagugu arabantu byishimiye nukariho niza. Urabona zitaradukoze se zaradukoze cyo koze. None ikintu nanazikundira abantu benshi bize muri école primaire do bose ebana bafite ukuntu bameze ntari bise mbibona. Icyo gihe rero Diane abataye umwana, icyo gihe nandezo akeneye ihendezo. Melody wowe none urashaka yuko Melody akurera? Yashaka indezo yese. Urashaka indezo yawe nka Diane. Amakuru mfite Diane yahise ajya Kampala ajya gukomeza akazi kadafite ubwishingizi. Ngaragakora arakatana aranisiga agira amafresheri agira amabuno mu nda zeru ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko agatima kagatera kuri ya ngingo yo kuvuga ngo Melody twarabyaranye. Ariko se koko Melody niwe mwabyaranye? Amakuru anavuga yuko uwo mwana ngo yaba asa n'umwe mu producer wo mu Rwanda. Hari n'abavuga bahanze. Hari abavuga bati uyu mwana kasa na Majid Braka. Uyu mwana kasa na Fazo. Umwana kasa na Fazo. Turamenya ruwande. Icyo gihe umuntu witwa Diane ajya Burayi ibwota amasimbi kera umuntu wajyaga i Bugande twabaga tuzi kagiye hanze nyine ari ibintu bya danga. Ataye umwana ntumurera, umwana ntumuheruka, umwana nimuvugana uraka indezo nkandi. Indezo ukeneye ni iki? Erega Jalas hari ikintu leta igomba kureba. Ese umuntu ahabwa indezo byaciye mu yihe nzira? Indezo igenerwa nde? Byanyuze mu yihe nzira? Byagenze gute? Icyo cyo kirebwaho. Ikindi leta igomba no kureba ku basore bafatwa ku ngufu. Nimvuga gufatwa ku ngufu undebe cyane. Kubera iki? Hari abasore baryamana n'abakobwa batabiteganyije. Reka tubyemere ko Melody yaryamanye na Diane. Ntabwo yamujyanye muri logi, ntabwo yamusanze iwe, umukobwa niwe wamwizaniye. Uwo mukobwa wamwizaniye w'amategeko agena iki ku mukobwa waje kwirongoza? Reka tubyite gutyo ko ni Kinyarwanda cyacu. Ariko nyine ikibazo se wagaragaza facts ko yaje kwikoresha is affair. Icyambere katuvuge ni Melody wenda abandika tubaveho. Melody ntabwo yamushyize mu mugozi ngo ngwino. Ariko abantu bose barongorwa se baba baziritse. Hanyuma se niba utaruziritse sikwemeze yagufashe ku ngufu wavugije induru. Hanyuma uyu Diane nyine indezo ni iziki? Erega Jalas tunagana ku musozo nje w'ibintu iyo ndi kubivuga nde nababara. Hari bamwe mu bakobwa bumva guterwa inda babigize nk'igikangisho cyangwa nk'igikoresho. Aho ntabwo uri kure y'ukuri. Hari umukobwa wumva akaba yafata umwana se akamugira akaba ari umutunga, umwana akaba ari utunze nyina, akaba nka business.
bajya bavuga ngo impamba ngo y'umwana ngihembura nyina nyine hanyuma se kuki bayise impamba y'umwana kuki batayise impamba y'umubyeyi enyibutsa mama bebe ari igihe ajya mubwira ngo iki ubwire ngo iki ngiye na bebe turashaka ifi hari abakobwa bakubwira bati njyewe nshakira ikijama gifite amafaranga nshaka uburyo kintera inda ndaba mbayeho neza. Iturufu yo kubaho neza kw'abakobwa ni inda zidateganyijwe kandi bwabo bashaka. Ese ubundi hari amategeko ahana abakobwa bagiye kwisambanyisha ko turabafite? Dufite abakobwa nta kandi kazi bafite ari ukwirirwa kuri televiziyo gusa ubundi akajya kwisambanyisha kugira ngo abagabo babatunge. None se indezo arayihabwa nkande yataye umwana umwana bose bakabaye batanga indezo, ahubwo yaba uwitwa Melody yaba n'uwitwa Diane bose bagomba gutanga indezo. bakabaye bayitanga ndetse umuntu witwa Diane akagirubwaho n'icyasha cyo kutarera umwana kukerega buriya umwana arerwa n'umugore arerwa na nyina. Umugabo agomba gutanga ibyo agomba ibitunga urugo, ariko uburere no kubaho neza k'umwana gushingiye ku mubyeyi w'umumama. None se ubu ari kwaka indezo ahubwo araho Melody sibakureze Melody nawe hita ushaka umuroya ndabizi 155 AM mufite abaroya nawe uramugira nahite yandika urwandiko nawe urege Diane yuko yataye umwana wawe ukaba utaza haba nawe niba ari ibyo nabatanga indezo. Utanga 50% na Diane atanga 50%. Ayo iryo jana rero niryuzura murifate murihereze uyu munyamakuru utunze umwana wanyu. Urumva atari byaba byiza? Ako kaba kameka sense. Kuko ikintu cya mbere niba Melody agomba kuyitanga amaze kumekinga ashobora kumwana ari uwo. Nese kandi mu nkuru watubwiye ko twumvisemo kandi noneho ibikwereka neza yuko Diane abizi ko umwana atari wa Diane. Amakuru mfite nuko witwa Melody arabizi ko atari wa Melody. We arabizi Diane ko atari wa Melody. Ahubwo nibyo ngiye kuvuga nyine. Impamvu ngewe mbona yuko Diane abizi neza yuko umwana atari wa Melody ahubwo ari igikangisho cyuko yumvishe yuko aba muri 155 AM utako Kigali afite amafaranga yatanga na Melody amaje kugira amafaranga menshi. Melody concert imwe gusa ni ibihumbi 10 $10 yahani naha mu Rwanda performance iri kuvuga ni yahano ni ibihumbi 10 hariya kuri ya mugabaniza ku mugabane ni nka 30. Oya ku mugabane ashobora kuba amaje gusatira amafaranga de Ben yaka ko de Ben bure yaka ibihumbi 30. Ubwira yo yakoreye onde ntamuvamo Melody muri ya festival ariko no bura Melody ngo numwe mu bantu bakunda ikofi ariko se atayikunda itahi wacu kugira ngo ikofi rimuve ngakanda kanyenyeri ngo Ben arabakandira. Ikintu kikwereka yuko Diane abizi neza yuko umwana ari kwisukirengagiza ko ngo Melody adakanda ariko Ben ngakanda. Sha Ben rero Ben umwana mwiza ntabwo wambwira ko ushonje ngakwima ibiryo. Ben ukandira n'aba manager. Sha Ben ni umwana mwiza bro. Ubona bamu managing arabakandira. Twagiye Kampala uzabaze punditi twari tubayeho nk'ibyana by'inyoni. Imodoka zidutwara hoteli nziza urya neza unywa icyo ushaka. Ubundi namwe mukaza mugakoma amashyi. Ntangiye sindi ngoma amashyi bro. None se ubundi kuba ngoma amashyi ya Melody. Ubu Melody ndi kuvuga ngo nabambwe mba ngomba kuvuga ibintu ko mbyumva bro. Nico kikugira umunyamakuru profession. Kubera Abanyarwanda n'abantu bajijutse n'abantu bazi kumenya bazi gutandukanya icyatsi n'ururu. Impamvu rero mvuga ngo dore impamvu yerekana yuko uwitwa Diane abizi neza yuko umwana avuga ko ari uwa Melody atari uwa Melody niyi. Uwitwa Melody yamusabye ko bapimisha DNA arabyanga. Aramufite se arabyanga aramufite cyavuze ngo byo biroroshye arabyanga ntago byoroshye. Erega ubu mu mategeko Diane nta mwana afite. Wahese ubundi Diane umwana uri kwakira indozo udafite ari ko nta mwana ufite mu mategeko. Oya ntawe
ahubwo wenda icyo yene mvuga Melody ibyo yari yakoze nibyo byo kwegera Diane bakagira ukuntu bakemura ikibazo. Amakuru mfite Melody yagiye Kampala amuhereza 1,500,000 y'amashiringi ubwo namagande ubwo ni 220,250 by'amanyarwanda. Arambwira ati hangane musaza, iyo ni intambwe yari yateye, urumva ko yari yakoze kuri za 340 wibarira umusaza ariko mutipe bakunda amafaranga kwe ibaze kuva hano ugatega indege by'ubwabyo indege arere turu ni 400 ukagenda ukareba umuntu ukamubwira ati mu myaka 9 ishize yose dore indeze ukwiye ni 300 by'abanyarwanda. Ariko niyo kwiye umuntu wareze amezi 3 cyane hakose ubundi wamugana ahubwo nayo ngayo yamurengereza ayo se bundi yarayiki buriya Melody ashobora no kurakara naye kamwaka ntabwo nsubiza amafaranga agenda kuhaye cyane. Icyo mvuga rero niki ahantu mbona ikosa kuri Melody ni ukuba wumva yuko warererwa n'umunyamakuru nanone. Melody abaye adasura uyu munyamakuru erega ko umubyeyi ntago ari ukubyara gusa. None se ubu ngubu ko bari kumurerera nubwo bitaraba official umuntu wese ashobora kuba umubyeyi cyane. Bivuze ngo Melody afite ihurizo ryo kwegera uyu munyamakuru akamubwira ati rero nakubereye imbwa wenda nta pampa nohereje kandi sha tubyemere uyu munyamakuru yafashe uyu mwana mu gihe kigoye cyane wangu. Igihe umwana aba yinyarira yinera akeneye pampa arwaragurika ama infection agira gute bikagera ku mwana ubuyiga muri P-Watt yarakuze. Uzi Cyongereza avuga kangezaho naza gushiduka nanjye navuze byose. Uzi imbaraga uyu munyamakuru yashyizemo ariko nyine ni yagakwiriye kubishimirwa. Melody yirengagije nkana yizeye neza ko umwana uri kurerwa ari uwe, ariko nawe yagomba kuvuga ati okay umwana baramumbeshyeye so wanje kuko nta mukobwa wakubwira ngo wamuteye inda mutararyamanye. Ibyo byo katubyemere cyo turashyira cyo ni hamwe. Niba rero warakuyemo ipantaro nawe agakuramo ikanzu, niba ari kora yari yambaye, niba ari keso simbizi ugatamira iyo uri hejuru y'umukobwa, umukobwa aba yakubwiye ngo ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe. Igisobanuro cy'umugore wiyamburuka mujya hejuru abakubwiye ngo ubuzima bwanjye bufite mu biganza byawe, ariko nanone ubuzima bwawe nawe aba bufite kuko kiriya gihe iramutse ibaye irimo gatoya agakoma nk'ahantu nkango ariko sibyo nibyo ko ari injuga babeshya wahita ngo umuntu ngo wahita mano ngo hagiye gushya ngo bagakumukora ngo hagiye gushya gatoya akabati uyu mugabo wanjye bundi reka ngo wegereje ntuzabi testing wegereje rwose kumva ko bigiye kugenda neza umugore agakubita mu ruhara ariko bro reka nsoze iki kiganiro pe reka dusoze ariko Melody cyahindutse zirara zishya. Melody afite ihurizo egera uyu mugabo uyu munyamakuru umuvugane mumuhe nishimwe, ahubwo iyo ndezo uyikusanye na Diana azane indezo mujye muhereza indezo mu rugo rw'umuntu wabarereye. Mwebwe kurera byarabananiye mukeneye indezo ziki. Oya reka twizere ko Melody ubwo ari mu nzira zizi Kigali ubu ngubu ibyo ari byose arenda kugera i Kigali. Iki kiganiro turi kugikora yenda kugera i Kigali niba tarahagera. Iyo yose ka twizere ko azahita ajya muri kino kibazo, kandi ntekereza ko ari ikibazo nagomba gukemura. Ikibazo kigaruka buri mwaka ngaho Melody agiye gusohora indirimbo, ngaho umukobwa, ngaho agiye gusohora album, ngaho umukobwa. Oya umukobwa uko yitsamuye akeneye make up nshyashya arahamagara Melody. Erega kino kibazo kirimo abantu bane. Iki kibazo kugira ngo kizakemuke harimo Melody, harimo uyu Diane babyaranye, hakabamo uyu munyamakuru urerera Melody na Diane, ndetse hakazamo n'umugore ubana na Bruce Melody. Amakuru mfite nuko umugore ubana na Bruce Melody yaravuze ati rwose umwana niba ari uwawe muzane. Oya nta satani mene. Abana bacu n'ubundi biga kuri Green Hills. Haze nawe ajeyo nawe yigana nabandi. Habiho nk'abandi.
Okay. So bivuze iki rero bivuze ngo Melody afite kumvikana n'uyu mugore ibi bibazo bakabirangiza kubera iki bajya kuryamana ntago twari duhari ajya kumanika akaguru ntago twari duhari kukamanura rero ntago tugomba kubimenya twebwe ntabwo bigomba kuba victime kuri twebwe icyo navuga ni iki ndashimira uyu munyamakuru reka tumushimire wafashe uyu mwana zakaba yari indangagaciro yakaba yari indangagaciro ya buri munyarwanda wese kwita ku mwana nk'uwawe Jalas wakoze cyane wakoze pe reka nsuhuze umukire wanjye ndasuhuza umukire wanjye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Olivier hagiye ejo bundi se kuki Melody ari kuza ukaba utarambwiye ngo hamunyoherereze telefone ko yambwiye kazanyohereza telefone reka nshimire Olivier reka nsuhuze abayumbe ku Gisozi timu nkunda cyane abayumbe ku Gisozi basengera mu isoko ibohora ndashimira Gasita ndashimira Manzi ndashimira Fideli yabyaye impange ejo bundi Firizone abakobwa b'imfirizone kabisa reka nsuhuza abanyarwanda mwese mu nkunda mukunda ibiganiro byanjye ariko mbabwira yuko ntakiri umunyamakuru wa Ukweli Times barakwirukanye narasezeye ntabwo bajya banyirukana ndiyirukana iyo mbona ibintu bitameze neza nabonaga views zabuze urafatirana nabonaga hari ukuntu ubunuka uzaseba mu bakwe ngo niba ari uguhenda mu bakwe urarebwa budahanu sinzahenda mu bakwe icyambere iraca no yibrandinze nk'iya politique rero kwajyana showbiz abantu bahita bakubona nk'umusazi urabizi ibintu twikorera twebwe twikorera ibintu biri aho ngaho nyine ariko byo bamugani abantu bakundiriya chano bakunda content za Mugabe n'iza politique ni ibisasu ni ibikompora ni kudeta zabaye urumva reka binira ni M23 ni FDLR ni Faride rero nabonaga nangiye guseba kabisa ari umujama w'amagarabwe ati kabara bimeze bideze Vicky Bishop Vicky Apotre Prophète yarambwiye ngo mwana ngo natangiye guterwa ipfunwe nawe kubera ikizi none abera umugome abera umugome yabimbwiye ari kumwe na madamu wiwe yambwiye ati kamara kutakirebwa byagenze ndavugana muri gisubizo hari ukuntu umuntu ukubita ikibazo ukamutiye umutipe igikompora mayi ndabigenza gutenda hari ukuntu buri mu bantu wumva uri wadanje byadanje wabyimbye muragenda babwira ati ariko mani ibiganiro byawe bisigaye birebwa uzi ko nayo akamuhana kurusha views ati views ziruti za stat zitwa ni za stat wallahi ngareba stat yanjye ikarebwa n'abantu igihumbi ikiganiro nakoze masaha 28 300 nahoraga mbwira cameraman wanjye gisibe cyo kiganiro gisibe reka ngende ariko nongere nawe ndagushimiye musa reka nibutse abantu ko Marshall Real Estate ariyo company nziza ishobora guha ikibanza guhera ku 200,000 dufite promotion y'ibibanza biri Bugesera hari ibibanza biri Bugesera muri site bigura 3,500 utanga 1,500 cy'idolari gusa andukagenda yishyura gahoro gahoro urahamagara 0783 93 73 uhamagare muri Marshall Real Estate bakwakire neza ushobora kuza tukaguha ikibanza ukagenda wishyura make maze nagukandira nanjye uzanyibuke nta kibazo hako Marisha wakandiye Jalas bisaba pizzo bana bisaba ko pizza bizamo na cita inacita cita ngo ni nkoma mashyi ya Marisha bana ngahanu yinjije avuga ngo yego mwidishi cita buriya numwe mu bantu bazi gucinya inkoro Marisha ni umusaza Chita Marishal kiya gakanza gakandara aragakanda ni umwana mwiza Marishal ni umwana mwiza Chita we bashobora kuba banamukandira mu madolari ubanza ashobora kuba harimo payiromani y'amadolari kuko Chita ahantu Marishal ari amutwaza n'ibikapa akamutwaza n'ibyo abakoma amashyi yego okay reka ngushimire cyane mwakoze cyane